Nshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, amahoro y'Imana nabane namwe, turabasuhuje kandi tubifuriza yuko mwamererwa neza, utameze neza niyihangane, umerewe neza nawe Imana imuha umugisha. Turagarutse ariko tuje nje mbabaye we kubw'inkuru numvishije, ni inkuru itari imwe, ni inkuru itari ebyiri, ni inkuru zitari eshatu, zose ni inkuru zisa. Ngiye guhera ariko ku nkuru y'uyu mudamu uvuka mu karere ka Nyagatare, wari utuye mu karere ka Nyagatare, wari ushakiye mu karere ka Nyagatare. Ni umudamu wari ukiri muto cyane, yari afite umugabo ndetse n'abana. Uyu mudamu yabwiye umugabo we ko agiye mu bukwe i Kigali. Afata inzira agiye mu bukwe i Kigali. Araza aho kugira ngo akomeze muri bwa bukwe cyangwa se agira ikindi kintu akorera muri Kigali n'ibiti byose bitewe n'ibyo yari yabeshye umugabo we, ahubwo yakomereje Nyabugogo, atega imodoka imutwara imujyana Nyaruguru. Agiye Nyaruguru, agiye gushaka ngo uwo bita Lande n'ushinzwe ubutaka ubwo ngubwo muri Nyaruguru. Reka ndeke kubabwira umurenge, reka ndeke kubabwira amazina, uretse ko n'ubundi byagiye hanze, byatangiye kumenyekana, ariko nshuti zanjye muze twicare tubiganire. Erega tujye tuvuga tunanenge. Uyu mugore wari ubeshya umugabo we ko aje mu mujyi wa Kigali, agakomeza akarenga, ubwo twirinze kubara uturere kuva Nyagatare, akarenga Kamonyi, akarenga Muhanga, akarenga Ruhango, akarenga Nyanza, akarenga mpaka akagenda akagera Nyaruguru. Asanze uyu mugabo barararanye, yewe uyu mugabo nubwo bavuga ngo ntiyigeze ararana nawe, umenya ngo yaramusasiye muri saro kuko yabaga mu nzu y'icyumba kimwe na saro, nawe yari afite urundi rugo ku ruhande. Arangije uyu mugore, umugabo yagiye ku kazi asigara mu nzu aryamye. Muri kwa gusigara mu nzu aryamye, yacanye imbabura ateka ibishyimbo ariko yikingiranye. Ntekereza ko ashobora kuba yari afite ubwoba, atese umuntu uri bunsange muri iyi nzu atanzi n'ahangaha, ese umugore we w'uyu mugabo naza akahasanga ntakinze ntari bumerere nabi. Uyu mugore yahise akinga inzu, acana imbabura, aterekaho, ubundi niba ari umunaniro w'urugendo, niba ari umunaniro w'iryo joro, niba ari umunaniro w'iki, ntimumbaze mwa babyeyi mwe. Uyu mugore araryamye, aguye agacuho, arasinziriye, yirengagije ko muri ya nzu hateretsemo imbabura. Imbabura yaramukuruye, iramukurura, iragenda imucura umwuka mpaka umwuka we ushizemo. Ako kantu murakumva? Iyi ni inkuru. Umugabo wari wagiye ku kazi atashye, aratelefona kugira ngo umuntu amukingurire, wenda atagombye no gukomanga. Telefoni igasona ikavaho, telefoni igasona ikavaho, telefoni igasona ikavaho. Mw'abantu mwe, nujya uhamagara umuntu wagiye kumureba cyangwa mufitanye gahunda, telefoni igasona ikavaho, telefoni igasona ikavaho, ujye wicara wibaza ibintu byinshi. Uyu mugabo yageze no ku muryango ndetse arakomanga, arindira ko umuntu amukingurira, abona sabahera yaheze, abona haciye umwanya munini, abona haciye amasaha menshi. Hanyuma yigira inama yo kuvuga ati reka mene ikirahure hanyuma nikingurire, cyane ko yumvaga ko imfunguzo zirimo imbere. Ikirahure yarakimennye, arikingurira, yinjiye akubitwa n'inkuba, asanga umuntu yahindutse umurambo. Ntakiri mu buzima, ntakiri ku isi y'abazima, yamaze gufata. Ese tuvuga ngo yari yamaze kugera mu ijuru cyangwa yari yamaze kugera hehe? Ese yari yitabye Imana? Ese byari byagenze gute? Gusa icyari kiriho ni uko yari yashizemo umwuka. Umugabo arumirwa, aratangara, akoma ko arura, ahamagaza abantu. Uwo yahamagaje bwa mbere umenya ngo ari umuyobozi we, amubwira ati ishyano rirangwiririye, umuntu wo mu muryango yaje aje kunsura, hanyuma none ndabona yashizemo umwuka. Barumirwa, baratangara, abantu baraza, umurambo barawufata. Uyu murambo ngo uri Kacyiru, bagiye kuwupima kugira ngo barebe icyawishe.
umugabo nawe nyir'inzu ari we Lande mu karere ka Nyaruguru, ese umurenge nkubabwire, ariko n'ubundi ni hahandi biba byamenyekanye, uyu nawe yahise afatwa ajya gufungwa. Bahamagara umugabo we wari uri i Nyagatare, bati umugore wawe yapfuye kandi yapfiriye Nyaruguru. Umugabo uri i Nyagatare aravuga ati reka reka, Nyaruguru nta muntu mpazi, Nyaruguru nta miryango ibayo, Nyaruguru shwi, umugore wanjye ko yagiye i Kigali, Nyaruguru ageze yate? Ibi bintu birakomeye, ntimugire ngo mwabantu mwe ibi bintu birakomeye. Ngo bahamagaye n'umugore, umugore wa mugabo Lande, baramubwira bati rero umugabo wawe yafunzwe, mu nzu ye haguyemo umugore. Ati reka reka reka, umugabo wanjye ntimumubeshyere. Uyu mugabo umenya ngo yari na pasiteri. Erega ibintu birakaze bantu mudukurikiye. Umugabo Nyagatare baramuhamagara bamubwira ko umugore we yapfuye, ntiyemera aya makuru. Umugore wa Lande baramuhamagara bamubwira ko umugabo yafunzwe kubera umugore wamuguye mu maboko. Ati reka reka, ibyo bintu ntibyabaho, iyi miryango uko ari ibiri, namwe nimwumve akaga ihuye nako. Bantu mukurikira Mama Mignone Official, njya nkunda kubabwira ngo nimugire urukundo ruzira uburyarya, nimugire urukundo ruzira mbereka. Uyu mugore wari uje i Kigali, byarashobokaga ko yagombaga kugenda akagwa na Muhanga, yashoboraga kugwa na Kamonyi, yashoboraga, ese reka mbabwire, wenda yashizemo umwuka ntari buze ngo yisobanure. Iyo habaho ikindi kintu gituma umwuka wugumamo, wenda ageze nka Huye, wenda ageze nka Nyanza, wenda ageze muri Nyaruguru ataragera kuri Lande, agacika nk'akaguru cyangwa agacika nk'akaboko. Mw'abantu mwe ibi ndi kuvuga si ugushinyagura, ahubwo icara nawe utekereze uri kunyumva. Uramutse wagiye wabeshye wagera ahantu runaka, ugacika akaboko cyangwa ugacika akaguru, wa mwuka ukagumamo, wazasobanurira ngo iki abana bawe? Wazasobanurira ngo iki umugabo wawe? Ubu ubwo yashizemo umwuka ntari bubashe kwisobanura, ariko dufite ibibazo byinshi dukwiye kwibaza. Nk'umuntu nkurikiye, weho nta bibazo byinshi ufite wakwibaza kuri uyu mudamu? Yasobanurira ngo iki umwana yabyaye aramutse agarutse mu buzima? Yasobanurira ngo iki umugabo yashatse aramutse agarutse mu buzima? Yasobanurira ngo iki mama wamubyaye? Yasobanurira ngo iki basaza be? Yasobanurira ngo iki barumuna be cyangwa bakuru be? Yasobanurira iki umuryango mugari wari usanzwe umuzi? Kugaruka byo ntibishoboka, ariko wewe ukiri mu buzima, mbabarira umbwize ukuri, ibi bintu wabisobanura ngo iki? Abaye ari weho bibayeho, wabisobanura ngo iki? Dore ko abantu tutagishaka kwanga umugayo, twabaye inkundamugayo. Habaye iki gituma umuntu ahinduka inkundamugayo? Dukomeze inkuru yacu, ariko tunibaza ibibazo byinshi. Uyu mugabo wasigaye i Nyagatare arajya Nyaruguru gufata umurambo. Uyu mugabo wasigaye i Nyagatare aravuga ati madamu twabanye neza, byagenze gutya na gutya, nubwo waguye aho ntakekaga. Ese baramukazi be, ubaye uri muramukazi we, urarira uti musaza wanjye abuze umugore, cyangwa urarira uti musaza wanjye yari yararushye? Ese umuryango uyu mudamu avukamo, murajya gusura umuryango mwari mwarashyingiye mubabwira muti twabashyingiye umuntu w'umubeshyi? Bantu mukurikiye Mama Mignone Official, muri kumva ibibazo njya mvuga by'umuryango? Muri kumva ko njya mvuga ngo umuryango ufite ikibazo gikomeye cyane? Nimureke twubake umuryango udafite ikindi kintu kibi kiwuherekeje. Ndakwinginze wowe nkurikiye, mbwira ibi bintu wewe urabyumva ute? Wowe urabyumva ute muntu nkurikiye? Wowe urabyumva ute?
uyu muryango uyu mwana w'umukobwa yavukagamo, reka mvuge ngo uyu mugore yavukagamo, uyu mubyeyi yavukagamo, uraza kujya gusura umuryango bari barashyingiye bababwira bati nimukomere nimwihangane, cyangwa umuryango wari warashyingiwe uyu mugore urajya gusura aho uyu mugore yavukaga bavuga bati nimuhumure rwose umwana wanyu yitabye Imana. Ese abaturanyi bo bari ku ruhe ruhande? Murajya kwa mugabo wapfushije umugore, murajya kwa mugore mu muryango umugore yavukagamo. Erega impande zose zifite ibibazo. Ese madamu warande we ntafite ikibazo? Ntakwiye kwegerwa? Ntakwiye kuganirizwa? Ntakwiye gusurwa ngo bamubwire bati komera, dore ibyabaye nta ruhare ubifitemo, ariko tekereza ejo hazaza hari kuzagenda gute niba umuntu yikoraga akava Nyagatare akaza kuri telefone mpaka ahingutse Nyaruguru, nawe uherereye hariya tutamenye neza. Nshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, uyu mugabo wa Rirande ngo yari afite imyaka 42. Uyu mudamu wamusuye, ntumbaze icyatumye adahinira hafi, gusa hari ikintu kimwe ngiye kubabwira. Buriye ngo aho uzapfira, ikizakwica n'isaha uzapfiraho, iyo bigeze ubuzima burahagarara. Uko byamera kose uriya mudamu yagombaga kugwa muri Nyaruguru, yagombaga umwuka we wagombaga gushira kubera imbabura n'isaha ariyo ngiyo. Ariko kuki bigwiririye uyu mugabo? Ni ukuri kuki bigwiririye uyu mugabo? Iyo agenda akagwa mu nzu idacumbitsemo umuntu, niba ari Nyaruguru yagombaga kugwa kuri iriya saha kandi yishwe n'imbabura. Hari igihe dukora inkuru ariko hakaba n'igihe tubura icyo tuvuga. Iyi nkuru ntabwo ari iy'uyu mudamu wenyine, ndebe ibi bintu mba nje kubivuga mbabaye. Ejo bundi Kacyiru umugabo naho yatahanye umugore ngo amugwa mu maboko. Iyo n'indi nkuru nayo irahari. Ku Kinamba biherutse kuba aho umugabo yari ari mu kazi ka nijoro avugisha umugore we baravugana baraganira cyane, aramubwira ati rwose nta kibazo, ati ubu ndi mu rugo abana bameze neza, abana bagiye kuryama, ubu ndyamishije abana tumeze neza rwose uhumure nta kibazo. Mu kanya gato yitaba telefone imubwira ngo umugore wawe arapfuye aguye aha n'aha. Yari amaze kumubwira kuri telefone ko ari mu rugo aryamishije abana kandi ko bameze neza. Izi nkuru zangeze mu matwi ari inkuru enye kandi zisa, z'abagore babeshya abagabo bikarangira bapfiriye mu maboko y'abandi bagabo. Uyu wa Kacyiru we ngo yari indangamirwa, indaya ntirikivugwa, yari indangamirwa ariko yaguye mu maboko y'umugabo ufite umugore. Bantu mukurikira Mama Mignone Official, ibi bintu tubyite ngo iki? Ibi bintu tubyite ngo iki? Tubyite gucana inyuma, tubyite abadayimoni bateye, tubyite abazimu bazukurutse. Ibi bintu tubyite ngo iki? Tubyite ubukundamugayo, tubyite ngo iki? Iyi nkuru nubwo nyikoze irambabaje kandi iranababaje. Nshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, ndavuze ngo sinabura ubutagira icyo mbivugaho, ariko biteye agahinda ni ukuri kw'Imana. Namwe nimurebe ubwiza bw'uyu mugore, nimutekereze umugabo asize, nimutekereze abana asize, nimutekereze umuryango mugari asize, aho yavutse n'aho yashatse, nimutekereze uwari inshuti ye, nimutekereze abari abaturanyi be. Ese ajye kugenda hari umuntu yongoreye iri jambo akavuga ati nubwo mbeshya ko ngiye i Kigali nkomeje Nyaruguru? Ariko Mana,
Imana y'amahoro niyorohereza imitima y'abantu, Imana y'amahoro nigenderera abantu, Imana y'amahoro nitugirire neza. Rero nshuti bakunzi banjye, ibiganiro byacu nakagaruka, ariko sinari kubura ubutababwira iyi nkuru kuko irababaje irababaje irababaje. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, tuzasubira ubutaha